Hey guys, wowe utarakora subscribe, kora subscribe. Uyu munsi tugiye kuganira ku tuntu tugiye dusekeje, tugiye dutandukanye. Umugabo yaranyweye inzoga arasinda, amaze gusinda nuko agiye kuvuga ati sahizi, abaratera baravuga ngo sayizi, ubwo yashaka kuvuga ngo sahizi. Undi nawe amaze gusinda rero nawe ubwo aba aratangiye ati kumusa, ubwo agiye kuvuga ati ko muri gusa, aravuga ati kumusa, ubwo ugahita wumva ati ni umusa cyangwa se ni kumusa. Umusa gusomaho gakeya ariko ntiwumve yuko unyweye, uhita umusa. Hanyuma kandi ushaka kuvuga ati ngo hano hanyuzeho imodoka isa nyamabuye, ugahita wumva ngo ubwo iso anyamabuye. Yarakubwiye ngo hano hanyuzeho imodoka isa nyamabuye. Ngo kora subscribe, utarakora subscribe kugira ngo ujye ubona video buri uko nyishyizeho. Urumva nk'aka kanyuma nako urumva ko gasekeje. Rero yaravuze ati hano hanyuzeho imodoka isa nyamabuye, ugahita wumva ngo iso anyamabuye. Ndifuza ko rero niba kagushimishije wakanda like ndetse ukaba wagasangiza n'abandi kugira n'abandi kabashimishe kandi kabanezeze. Rwose ndakwinginze please, niba utarakora subscribe uri gucika, ikore nona, iki ni cyo gihe, ntucike. Ndifuza ko wambwira muri komenti cyangwa se ukambwira n'utundi muri komenti, reka tuganire, sibyo? Ndabinginze rwose.